lighten up, take me on your magic river. Nibyo koko ntabwo wibeshya, ahangaho ugeze ni kuri YouTube channel Urukundo Love Stories, ahantu umenyera inkuru ndetse n'ibiganiro byiza kandi biryoshye by'urukundo. Uyu munsi reka twivugire kuri aya magambo ageze kuri 5, ntabwo ari menshi, ni amagambo meza y'urukundo aryoheye amatwi, aryoheye umukunzi wawe, amagambo umubwira akabona yuko atahombye kuba yarahisemo kuba ari kumwe nawe. Bishatse kuvuga ngo niba uri mu rukundo cyangwa se ukabuteganya kurujyamo, tera gatebe hano wige. Wasanga uhise uvuga ngo umukunzi wanjye ntabwo akunda imitoma. Ahangaha ho uribeshya cyane. Burya nta muntu udakunda kubwirwa neza kandi nta muntu udakunda amagambo meza. Ahubwo ngo sabiye ikintu gikomeye ku Mana, Imana izakurinde kubura umukunzi wawe. Erega burya kuba ufite amafaranga menshi ntago ari cyo kimenyetso kikwereka yuko wamugumana. Hari umuntu ubuzi gutetesha akoresheje amagambo ku buryo nta hantu wamucikira. Gusa ariko nawe akakanya wicaye ugafata aya magambo yazakugirira umumaro mu gihe kiri imbere. Umva nkubwira aka kantu. Waruzi se ko kuba wakaka urukundo ndetse ukanaruhabwa ibyo byonyine bidahagije? Kuba wakaka urukundo umuntu akaruguhereza ntago bihagije kugira ngo ugende witurize. Oya, ujye wibuka yuko mu rukundo haba hakenewe amagambo meza aryoheye amatwi, kandi ukwiriye kuba wabwira umukunzi wawe buri gihe kugira ngo muhore mususurutse cyangwa se muhore mufite umunezero mu buzima bwanyu bw'urukundo. Ariko uyu munsi turebere hamwe amwe mu magambo wabwira umukunzi wawe ukarushaho kumushimisha. Ubyumvise neza, iyi ni imwe mu mitoma wabwira umukunzi wawe warashimishwa no kuba ari kumwe nawe cyangwa se agorashimishwa no kuba yaramenyanye nawe. Gusa niba tugiye kubana muri iki kiganiro kambanze ngusabe ubanze ukandereke kuri no video ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Ikindi kandi niba uri mushyashya turakwakire kandi tuguha ikaze. Umuntu mushyashya no umuntu ubutarabona kandi subscribe kuri iyi channel, niba utarakanda subscribe yikande kandi ukigufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Mugiye kubana nk'ibisanzwe nitwa Agukunda Damas. Ni umukunzi wawe ukunda byanyabyo kandi wumva nta wundi muntu wamusimbura, niyo mpamvu wifuza kuba wamugumana. Gerageza kumubwira aya magambo. Irya mbere ni iringiri. Mubwira uti aho uzaba hose nzaba ndi kumwe nawe. Utese azaryakira gute? Azaryakira neza cyane. Ariko se nyemerera nkwibariza aka kabazo, wari wabwirwa iri jambo ngo wumve ukuntu ari ryiza, wumve ukuntu biryoshye? Iri jambo rirakomeye kandi rihindura ibintu byinshi cyane. Gusa dore ikintu ukwiriye kumenya, iri jambo ntabwo ari ugupfa kurivuga kuko rifite uburemere bukomeye cyane. Kubwira umuntu ngo nzaba aho uzaba uri cyangwa se aho uzaba nanjye niho nzaba, ni ijambo rikomeye ariko by'umwihariko ku bantu babiri bakundana. Ni byiza kuribwira umukunzi wawe muri ahantu hatuje kandi hatari mu bibazo. Icyongeyo kandi akaba ari ahantu mwishimiye kugira ngo uyu mukunzi wawe atakeka ko ari bya bindi bisanzwe byo kuba umuntu yakihanganisha umuntu ubabaye cyangwa se umuntu uri mu bibazo. Irya kabiri mubwira ati uri agaciro gakomeye kuri njye. Mu buzima busanzwe hari ibintu twita iby'agaciro gakomeye, urugero harimo nka zahabu n'ifeza ndetse rimwe na rimwe hakazamo n'amafaranga. Impamvu ibi bintu byitwa iby'agaciro nuko ari ibintu bihenze, twebwe biduhenda kuyibona ndetse akaba ari ibintu bitaboneka mu buryo bworoshye. Ibaze rero umuntu akubwiye yuko uri w'agaciro imbere ye cyangwa se uri w'agaciro kuri we, byaba biryoshye ndetse biryoheye cyane kubyumva, kubera yuko biba bisobanuye ko nta wundi muntu muhwanye imbere cyangwa se nta wundi muntu ufite igisobanuro gikomeye cyane usibye wowe ufite icyo uvuze mu buzima bwe. Icya gatatu mubwire uti ufatiye runini. Mu buzima bwa buri munsi birazwi ko umuntu ahora yifuza umuntu wamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Niyo mpamvu twifuza kumenyana n'abantu bakomeye cyangwa se kubana n'abantu benshi mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu twifuza kubana n'abantu bakomeye ndetse benshi mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bajye badufasha mu bibazo byacu. Ngaho rero tekereza ko umuntu yagufata akagutonya mu bakomeye bagerageza no kuba bamufasha, akakubwira ngo uri w'agaciro mu buzima bwe. Ni ibintu byiza cyane ndetse binashimisha umutima. Irya kane mubwira ati nkwibonamo cyangwa se nkwiyumvamo. Ubusanzwe umuntu yibona cyangwa se akiyumva mu kintu runaka iyo icyo kintu agifiteho uruhare. Iyo inshuti ya cyangwa se umukunzi wawe akubwiye ati nkwibonamo, biba bishatse gusobanura ko yakubonye cyangwa se ngo yakubonye abasha kuba yakwibona cyangwa se akwibonamo. Rero nkuko nta wabasha kwiyifuriza ibibi, niko nawe ahora akwifuza kukubona mu bihe byiza gusa. Irya gatanu mubwira uti tuzasazana. Ijambo ridakunda guhabwa agaciro ariko nanone akaba ari ijambo rikomeye cyane hagati y'abantu babiri bakundana, ariko by'umwihariko abantu baba bitegura kuba bashinga urugo. Umuntu wifuza kuba yashinga urugo ntabwo yakishimira kwisanga yatandukanye n'umukunzi we.
mpamvu iyo akubwiye ati tuzasazana aba agusezeraniye yuko atazigera niri na rimwe agusiga cyangwa se agutererana. Wakoze cyane utwatanya kino kiganiro, wakoze wowe twabanye muri aya magambo ageze kuri 5 meza abwira umukunzi. Niba aya magambo akunyuze wakanda like kuri no video, ikindi kandi waba uri mushyishyu ukibuka gufungura inzoga ndetse ukaba